Ibihe byiza kandi umugoroba mwiza kuri mwe mwese mukurikira TV1 umwanya w'amakuru ku buryo burambuye kabara amakuru hagiye kwibanda kuri izi ngingo. Mu gihe hashize ukwezi kurenga abaturage batangiye kwivuriza ku byiciro bishya by'ubwisungane mu kwivuza, arabatishoboye bo murenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi bavuga ko batarishyura mituweli bakagaragaza impungenge zo kuzarembera mu rugo nibarwara. Naho abamotari bapatanye moto ku nguzanyo y'ikigo cy'imari cya Jari Finance Limited barinubira uburyo bushya bwo kwishyura iki kigo giherutse gushyiraho, bavuga ko buzatuma bishyura amafaranga arenga ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda hatarateganyijwe mu masezerano bagiranye. Ni mu gihe kandi bamwe mu baturage bo mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gasabo bavuga ko nubwo bishimira icibwa ry'inzoga zizwi nk'ibyuma kuri ubu bataremererwa kwenga inzoga za gakondo. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye mujye kugezwaho nanjye Confiance Uwimbabazi. Dutangira n'aya makuru reka mbabwire ko mu kwizihiza umunsi w'umuganura abaturage bo mu karere ka Rusizi bongeye gusubiza amaso ku muco n'imigenzo byaranze abanyarwanda kuva kera. Mu bikorwa byagaragaye harimo umutambagiro w'igitenga wibutsa uburyo umuganura wahuzaga abanyarwanda bagasabana bagashimira umusaruro mu butaka ndetse bakanasangira. Mugenzi wacu Dieudonne Nshimiyimana arabidufitiye. Ingoma zivuga, ababyeyi bakenyeye bafite ibiseke n'ibisabo, abandi banikoreye inkangara baherekeje abagabo bashananishije. Hagati yabo haratambagizwa igitenga, kimwe mu bikoresho by'umuco byakoreshwaga mu gutwara no kubika umusaruro, kigaragazwa nk'ikimenyetso cy'umusaruro n'ubusabane byari bigize umuganura. Bamwe mu bazi by'umuco bahamya ko umutambagiro wacyo wibutsa ko kera umuganura utari umunsi wo kurya no kunywa gusa, ahubwo wari umwanya wo kureba iby'umuryango cyangwa igihugu cyagezeho, gushimira Imana, gusangira umusaruro no gukomeza ubumwe. Ni gusigasura umuco nyarwanda, nka kumwe imyaka yera bagashyira mu mifuka, abandi bashyiraga muri kiriya gitenga kikuzara cyamara kuzura akagira umunsi uzagera wo kuzajya gutura ibwami, bakakikorera bakakijyana ibwami cyuzuye imyaka, bakagenda banakigaragiye, abatwaye amata, abatwaye ibiseke birimo izindi myaka, bamara kugera ibwami bakagenda basuka bakibogaboza, umwami akazatumira abaturage akabaha umuganura. Wabonye ko kigaragiwe n'inkangara, ibiseke, abagore bari bikoreye inkangara, abakobwa b'amakumi b'inkumi batwaye ibiseke, kuriya niko kugaragaza umuco nyarwanda. Muri iki gihe imigenzi imwe n'imwe yarahindutse, ariko ibikorwa nk'ibi bigamije kubungabunga umurage w'umuco no kuwusangiza abakiri bato ngo bizahoraho, dore ko bituma urubyiruko rumenya inkomoko y'abanyarwanda ndetse rukamenya ko umuganura wari ufite umwanya ukomeye mu mibereho y'abakurambere. Ku rubyiruko nabashushanyiriza kuvuga ngo uriya ni umuco nyarwanda, uriya ni umuco gakondo, kandi umuganura ntabwo uzacika muri iki gihugu. Umuganura ni umuco gakondo wacu, umuganura ni umurage wacu, kuko tuzahora tuganuza abanyarwanda, kuko ni kamere y'abanyarwanda. Iteka ryose umuco uranguka garuka, nubwo benshi bagenda bavuga umuco waracitse, ariko wiboneye hano ko umuco ugaragaye. Umuganura ni ikintu gikomeye cyane. Umuganura, yewe kumva ngo umuganura byonyine, buri munyarwanda aho yakavuye akagera aba yiteguye. Muganura ni uburyo bwo kumva ko imbuto zabonetse, ni uburyo bwo kumva ko tugomba kubyereka abana bakamenya umuco nyarwanda, ni uburyo bugomba gushyigikirwa nk'uko ubibona. Ntabwo rero umuco ugomba kuducika, ahubwo turarwana ngo tugarure umuco, abana bacu babimenye batoya, bamenye umuco icyo ari cyo, bamenye umuganura akamaro kawo. Ababyeyi baricaraga bakagabirana inka wazibonye ahangaha, inka bakazigabirana. Abasore bakuze nibwo abagabo bicaraga mu ngo zabo bakavuga ati umuhungu wa kanaka abaye umugabo akeneye kuba yashinga urugo, bakajya inama yo kuzamushyingira. Minisitiri w'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene arashimangira icyo gusigasira umuco bisobanuye mu mibereho y'abanyarwanda. Ingombwa uyu muco kuwugarukaho tureba uburyo abakurambere bakoraga, tukavanamo ibyiza tukabikomeza. Nicyo nitaga kureresha no kurereshwa umuco, kuko igihugu cyose kibeshwaho n'umuco n'indangagaciro zawo. Mu gihe umuganura ukomeje kwizihizwa mu Rwanda, ibikorwa nk'ibi byo kwerekana imigenzo n'ibikoresho byakoreshwaga n'abakurambere bifatwa nk'uburyo bwo kurinda umurage w'umuco, kuwusangiza urubyiruko no kuwushyira mu buzima bw'abanyarwanda b'iki gihe. Dieudonne Nshimiyimana, TV1.
na bamwe mu baturage b'umurenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo baravuga ko nubwo bishimira icibwa ry'inzoga zizwi nk'ibyuma kuri ubu bataremererwa kwenga inzoga za gakondo. Mugenzi wacu Socio-economic yaganiriye nabo. Mu gihe byari bimenyereye ko isantere ya Mbogo yo mu murenge wa Kiziguro mu karere ka Gatsibo mu masaha y'umugoroba iba yiganjemo urujya n'uruza rw'abantu ndetse utubari dufunguye, kuri ubu hari itandukaniro. Abahakorera bavuga ko bituruka ku kuba inzoga zizwi nk'ibyuma zaharangwaga zimaze gucika. Anga uzi umudi waba uzi umuziki waba ubu nese uri kurara umuntu wo kubyina akakabari kabagamo kibingo akakabamo kingo kakabagamo kingo niba ko badakitse. Urabona haraho gakingu wiretse muri butike bw'ucuruza ibirayi. Iyo uganiriye na bamwe mu banywaga bene izi nzoga zizwe nk'ibyuma, abenshi bahamya ko icyemezo cyo kuzicya cyari gikwiye. Mu myaka 3 twari kuba turabasaza. Ngenda shimira leta y'u Rwanda rwose. Nanjye mu bakinywaga narindimo. Ko kwicyuma ntago nzaho cyakore nanywaga iyo bita kibinga ngiva Tanzania. Izi sawa iyo wasanze na kinyoye ntago mabasha kuvugana n'umunyamakuru. Narajyaga muri kabari bampa 2, ubu mfite igare ryanjye batwariye mu kabari yitwa kwa Kaneza. Reba kujya nari guzumba 70 umugore abona ngenda nta n'igiceri cy'10 nagejeje mu rugo. Guhora wakinywa gukumvura hora wakamunda, ahubwo urabona meze nta nariye saa 6 ubundi sinaryaga, nageraga ku biryo nkamokorwa. Ubuso urabona nakarabaga nyine nakanywaga cyane, nagera mu rugo nkakubita umugore. Icyuma nakinywaga ariko kubera ingaruka watubwiye zayo mbi njye kwice nta kintu bimbwiye rwose, kuvaho nta kintu bintwaye. Gusa ku rundi ruhande hari abafite impungenge zo kongera kumenyera ubuzima butagira inzoga no kuba bimwe mu binyobwa bidasembuye byatangiye guhenda. Bandure ngo baravuga ngo dosinya nyakatsi barayisenya bazana amabati ngo mwambare inkweto turazambara. Ubwo nubwo icyuma kivuye ahubwo dufite ubwoba ngo tuzanywa iki none. Twajyaga tugifata tukibanya n'akantu k'akaji tukinywera tukigwera neza nk'abakozi uratubona. Ubwo nzanywa amazi yashobora mwana. Ndabajani bose baraho wabakuzamo amazi na super deep tukabaho. Ko bagiciye ni byiza ariko nanone kibazo ubu turanywa amazi turashobora. Super deep ruhajya ni 5 kuko kuturimo kwirwanira n'abana n'abagore. Uragera mu rugo umugore yateka igikoma akakuba ati ubundi kutande kunywa igikoma urabahuri. Super deep yaguraga 50. Aho baciriye ibi bintu ari umwana ari umugore ari umupapa barayihuriraho, nanjye ndayigurisha 5. 5. Abaturage bo basaba kongera gukomorerwa bagasubira kukongera kwenga ibinyobwa bya gakondo birimo ikigage ndetse n'urwago. Ariko baturekera urwago ni kigage ko ari amasaka ni inzoga yacu gakondo. Baduha ikigage ababyeyi bacu bagicane nkuko bagicaniraga ntacyo twabaye, ariko ibintu by'igitare rwose babice burundu. Abazwa kuri iki kibazo cy'abaturage ku binyobwa bya gakondo hamwe na hamwe batari kwemererwa kwenga, Minisitiri w'Ubuzima Dr. Sabin Sanzimana avuga ko ibi binyobwa bitabujijwe. Urwagwa n'ikigage ntago byaciwe, nta waciye amasaka nta waciye urutoki. Amabwiriza rero arahari, amabwiriza ku nzego z'ibanze y'uburyo ikigage gitegurwa gifite isuku kigasohoka kitavanzemo ibyo binyabutabire urwagwa rukorwa, agira ngo icyo gisobanuke. Mu gihe imikwabo hirya no hino yo kurwanya ibinyobwa bitemewe ikomeje, ababicuruzaga bo ntibari gusiba gutaka ibihombo. Socio-economic TV hano mu karere ka Gatsibo. Ni mu gihe kandi hashizeho ukwezi kurenga abaturage batangiye kwifuriza ku byiciro bishya by'ubwisungane mu kwivuza. Ari abaturage batishoboye b'umurenge wa Nyarubaka mu karere ka Kamonyi bavuga ko batarishyura mituweli, bakagaragaza impungenge zo kuzarembera mu rugo mu gihe barwaye. Mugenzi wacu Jean Baptiste Nkurunziza arabidufitiye. Mu murenge wa Nyarubaka akarere ka Kamonyi niho hari bamwe mu baturage biganjemo abarya baciye inshuro bavuga ko bageze ubu batarabona ubushobozi bwo kwishyura ubwisungane mu kwivuza nyuma yo gushyirwa mu byiciro bishya by'imisanzu ya mituweli, bagasanga amafaranga batangaga yarazamuwe. Ndibana njye n'umwana wanjye, anje nta mituweli ngira, kurya no guca inshuro busa n'inkorera icyo gihumbi zakirunda mpaka nishyure mituweli, sibwo nzakirunda narya. Mituweli ni nziza ariko nubwo ari nziza nyine kubona amafaranga ntago byoroshye. Nanjye ndiheraho ko njye nanjye nayo ngira mituweli. Ndi umuntu uciye inshuro, umuryango w'abana 3, ndindushyi n'ababyeyi ngira ngo byibuze nzabona iyo mituweli, nta murima ngira ngo nzahinga mbone iyo mituweli. Yewe nubwo navuga ngo ndatuye ariko nasamu mfite no kurya njya nciye inshuro mu 8 bankizemo. Ubwo we n'ubyumva amafaranga asabwa mu bantu 6, ntago nawe n'ukuntu nishyura mituweli n'abana batariye. Nuko nayabuze ndayakura kuki amafaranga ya mituweli.
usanzwe mbayeho inshuro ingaruka badushyize mu ntera tutashoboye. Impungenge ni zose ko bashobora kurwara bakarembera mu rugo babuze uko bajya kwa muganga. Kuremba naremba no gupfa napfa n'abana bakaremba kuko nta bushobozi ngira kuko ntago natangaga mituweli n'ubundi n'ubusanzwe nayo natangaga ko nta bushobozi. Aremba nyine se ndayakura he naho mfite nyakorera. Mfite umwana ahubwo wenda unarwaye wenda gupfa. Ingaruka nyine zo kubura mituweli ko nta bushobozi mfite, wenda mbonye nk'ubuvugizi bakanangira nk'ako ka mituweli nazamujyana wenda no ku bitaro bikuru bakamucisha mu byuma. Nabura ubwoba se ngewe ndabufite kuko niyo ngewe wenda na ryama ariko ikibazo n'abana umwana niwawe nawe umuvuzi. Ni ikibazo kitanatworoheye nese iyo umuntu arwaye nk'ubu mfite akagare ariko nshara nk'ubu ngubu nko kugenda nakora nk'impanuka iryo gare bakaba banarigurisha ntirinamvuze. Hari abantu barwara bakarembera mu rugo rwose no kubona amafaranga yo gutumiza muri prive bikaba byanabagora. Aba baturage bashimangira ko kwishyura mituweli bibagoye bagasaba koroherezwa bagashyirwa mu byiciro bafitiye ubushobozi kuko nabo bifuza kwivuza batagowe nyuma y'uko indwara zivurirwa kuri mituweli nazo zongewe. Ngewe icyifuzo nuko wadushyira muri make kuko sinavuga ngo sinakwishyura mituweli ariko igiciro kikaba kigufiya nkabona ukuntu nishyura mituweli nkabona n'uburyo ngaburira abo bana. Nyine nimba nkoreye icyo gihumbi nka kirarira kirashira sinde bwabona ya mituweli. Ubu nta mituweli ufite? Reka mituweli nayo mfite. Na bitatu rwose kubibona ntago byari byoroshye. Dukurikiranire kubera ko abantu bazapfa kubera ko igiciro ni cyinshi kandi turakennye nta mafaranga. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarubaka Minani Jean Paul asaba abaturage kumva akamaro ka mituweli bakishyura kuko abajuriye basubijwe. Abisanze mu byiciro batishimiye bose barajuriye kandi twarabasubije binyuze muri komite zibishinzwe ku kagari n'umurenge. Icyakora bo byagaragaye ko batonze ibihura n'ikiciro barimo basubijwe bahakanirwa. Tubasaba kwishyura umusanzu babarwaho. Mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi ikigo cy'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB cyatangaje ko abanyarwanda bishyura ubwisungane mu kwivuza bagabanutseho 12% kuko abari bamaze kwishyura bari 51% by'abagomba kwishyura mituweli. Imisanzu mishya ya mituweli yagenwe hashingiwe kuri systeme imibereho igaragaza ibyo umuntu akora n'ibyo yinjiza. Ingi 360 nizo zari zimaze kujurira zigaragaza ko zitishimiye ikiciro zashyizwemo kugeza mu mpera z'ukwezi gushize kwa karindwi. Jean Baptiste Nkurunziza, TV1. Wakoze cyane guhitamo TV1 turi mwanya makuru ku buryo burambuye. Abamotari bapatanye mu moto ku nguzanyo y'ikigo cy'imari cya Jari Finance Limited barinubira uburyo bushya bwo kwishyura iki kigo giherutse gushyiraho bavuga ko buzatuma bishyura amafaranga harenga 70,000 y'u Rwanda atarateganyijwe mu masezerano bagiranye. Iby'inkuru reka tubigezwe na mugenzi wacu Jean Claude Nirere. Umunyamategeko ahubwo sinzi niba bashobora kubakorana na kampani kuko bamaje gusinyisha amasezerano bayatwaka bamwe na bamwe ntayo dufite. N'abamotari bamaze umwaka urenga bakora bishyura moto bapatanye buri cyumweru hashingiwe ku masezerano bafitanye n'ikigo nyarwanda cy'imari gikoresha uburyo bwo gutanga inguzanyo ku bikoresho bibyara inyungu hifashishijwe uburyo bw'ikodeshagurisha Jari Finance Limited. Icyakora bavuga ko muri iki gihe hari aho iki kigo kiri kurenga kuri ayo masezerano nkana ubusanzwe agaragaza uko bwishyu bugomba kuba bukorwa naho bunyuzwa maze gishyiraho ubundi bushya butuma batakaza 1,000 cy'amafaranga y'u Rwanda buri uko bishyuye. Namaze kuverisa ibyumweru 65 kandi mu masezerano harimo ibyumweru 142. Urumva hasigaye ibyumweru 77 bari gushaka ngo ku ibyo byumweru 77 ndenzeho 1,000. Kampani kode bazanye ngo ni Jari Koyi kandi mu by'ukuri iyo kode iyo uyiverisheho ntaho bihuriye n'amazina ya Jari Finance. Vuga ngo nk'umuntu verisa 40, 50 ushobora gusanga ngo tamu hafi 5, 7 kandi mu by'ukuri masezerano dufitanye kote ya Beka na kote ya Mumupay bishyuraho kandi mu kwezi tuvirisamo 4 ubwo ni 4,000 bya buri kwezi byiyongera ku mafaranga tuba tuvirisa. Ayo mafaranga ntituzi ahajya. Mu buhamya bw'aba bamotari bitije ku buryo bukunda gukoresha bafata nk'amananiza mu gihe baba bakataje urugendo rwo kwegukana moto burundu. Bavuga ko aya mananiza rimwe na rimwe asiga hari abananiwe gukomeza kwishyura koko maze moto bakazamburwa ntibanasubizwe ayo bari bamaze kuzitangaho. Mu kwirinda ibi byose aba bagabo bavuga ko Jari Finance Limited ntacyo yabafashije. Barimo baratunaniza kuko giye ubwange ejo nigiriyo barambwira ngo niba ntemereye kuverisa ku iyo kode bazanye kati 1,000 kirenga ngo ni moto ni parike ngende kandi igihe cyose maze nyiverisa nawe ukibare dore ni panara yaracitse dore ngiyi
nanze ni kugura ipantaro kugira ngo ndebe ko nabaverisa ibyabo bikarangira noneho nkazagura ipantaro. Turangije umwaka, hari abarangije umwaka n'amezi nk'atanu, hari abarangije umwaka, ariko nyine bagenda badushyiraho amananiza. Bimaze ukwezi twagiye kubabwira ikibazo cyacu hariya kuri kampani, baratubwira ati ibyo ngibyo niba ngo bitunaniye ngo dusubize moto. Abana bagenzi babo bahuje ikibazo bavuga ko bifuza ko ibi byahinduka, amasezerano akubahirizwa uko ari. Ni rero icyo twifuza nk'abamotari nuko mwadukorera ubuvugizi mukatubariza ayo mafaranga bari kudukata atari mu masezerano aho ari kujya. Twese icyo kibazo turagifite kandi no muri Jari Finance twarabibabwiye, baravuga ngo iyo ni kampani yabo bubatse ngo ni iri kuyatwara ngo nagaribo. Abamotari benshi cyane kuko uko tureba hano twese ntago twazera imwe, biratubangamiye ku rwego rutigeze rubaho kuko. Yona Tashobya, umuyobozi mukuru ushinzwe ubucuruzi n'abakozi muri Jari Finance Limited, yandikiye TV na Radio 1 ko amafaranga b'abamotari bacibwa yisumbuyeho koko, ariko ko biri gukurikiranwa kugira ngo bisubire uko byahoze. Mbere na mbere ntabwo intego yari ukubashyiriraho ibihumbi 70 by'amafaranga y'u Rwanda. Twemera kandi ko amafaranga bacibwa ari menshi ho gato, ndetse turi kubikoraho kugira ngo agabanuka asubire ku yari asanzweho. Uretse aya mafaranga bacibwa atari mu yo bemeranyije, banafite ikibazo cy'uko bamwe bamara gusinya amasezerano ngo bakayamburwa ntibasigarane kopi yayo. Barataka ibi bihombo mu gihe mu minsi mike ishize batangarijwe ko ku bwishyu batanze bwose hazajya harengaho ibiceri 200. Ibi byose bakabibona nk'amananiza mu kwishyura. Jean-Claude Nirere, TV1. Mu yandi makuru tubafitiye none, abageze mu zabukuru bo mu karere ka Rulindo bavuga ko ikibazo cy'ibura ry'amazi cyabashyize mu buzima bugoye, aho bamwe babaho badakaraba kuko badafite imbaraga zo kujya kuvoma mu bishanga, bagasaba ko bahabwa amazi mu migezi begerejwe imaze igihe itarangwamo amazi. Mugezi wacu Itanga Ishatse Lionel arabitugezaho. Nukuvuga ngo ijerekani yanga ubuna 2500 nuko yavoma mu gishanga haseri. Amwe mu marobine y'amazi yo mu mirenge ya Kisaro, Buyoga na Ntarabana mu karere ka Rulindo amaze hafi umwaka nta cyitwa amazi harangwamo. Ibi bituma abafite imbaraga bamanuka imisozi bakajya gushaka amazi mu bishanga, abafite ubushobozi bakayatuma, mu gihe abageze mu zabukuru n'abandi badafiteho batuma babaho mu buzima bugoye bwatewe n'ibura ry'amazi. Udafite akuzukuru cyangwa udafite undi muturanyi wa ufite abana yabwira umwana ati genda ushyire uriya mukecuru kuri ututuye turiye, ntakaraba ntarya. Ni ukubaho kubw'abaturage hirya no hino naho muri kano gace ko hejuru. Udafite ushobora kujya hariya hasi, ubwo nyine ni ugushima Imana. Ubu gukaraba kuri aba basaza n'abakecuru byabaye amateka. Bavuga ko iyo imvura iguye haribwo babona amazi yo kwiyuhagira no gukora isuku, ariko imaze iminsi itagwa bamara iminsi myinshi badakarabye kuko badafite imbaraga zo kujya kuvoma kure mu bishanga. Nago ngubeshya ubu se nakaraba n'imyanda simfura kubera ikibazo cy'amazi. Isabune ndayibona ariko nkabura amazi. Abanyantege nkeya no kurya turaburara. Kubera iki? Ubu ngewe urambona sinkora amafaranga ngo nawe 200 nayabona nkayahereza ujya kuyanzanira. Ubu twarashumye pe n'imikandi yaratunogonoye. Ntureba uko turuko nk'ufite akuzukuru yakinginze kakayamuzanira arakaraba. Utamufite amera nk'uko tumeze uko nguko. Habishize nk'umwaka no mu kwa kane igihe cy'imvura bafaga kohereza iminsi 2, ariko kuzuba ntago twaribagiwe kandi bakayatuhaye nibura no kuzuba. Aba baturage bavuga ko batumva impamvu amarobine n'imiyoboro y'amazi bubakiwe bikomeje kuba ibimenyetso gusa, nyamara bari barijejwe amazi meza. Basaba ko kino kibazo cyakemurwa mu buryo bwihuse kugira ngo bongere babone amazi hafi y'ingo zabo, aho gukomeza gukora ingendo ndende bajya kuyashaka. Turi gushaka amazi tukabona icyo turya tukabona n'icyo dukaraba. Ikibazo cy'amazi kimaze gutera ikindi kibazo kirekire. Wera mu kwa mbere ahangaha ntiharashonga. Kugira ngo aze byaragoranye kandi amazi arahari, kugira ngo atugeraho biterwa n'iki. Twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa WASAC mu karere ka Rulindo kugira ngo bugire icyo butangaza kuri kino kibazo, ariko ntibafata telefone. Mu nshuro zirenga 5 twabahamagaye. Twanakomeje gushaka umuyobozi w'akarere ka Rulindo wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, ariko atubwira ko ahuze kugeza ubwo twasuzaga gutunganya inkuru. Icyakora aba baturage bo mu karere ka Rulindo bavuga ko icyifuzo cyabo gikomeje kuba kimwe, kubona amazi meza atembera mu marobine begerejwe, aho gukomeza kubaho nk'abayibagiwe kandi nyamara ibikorwa remezo by'amazi bibarizwa aho batuye. Itanga Ishatse Lionel, TV1 mu karere ka Rulindo.
ni mu gihe kandi ubwo hizihizwaga umunsi w'umuganura mu karere ka Gasabo umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dusabimana Fulgence yasabye abaturage b'aka karere kwita ku buzima bwabo kubera ko hari bwo butanga umusaruro abanyarwanda baganura. Mugenzi wacu Aime Christian arakaza arakomeza. Buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama buri mwaka abanyarwanda bizihiza umunsi w'umuganura, aho amateka yerekana ko ubusanzwe ari umuhango wahoze mu nzira z'ubwiru wubahwaga cyane kandi ugahabwa agaciro ibwami ndetse no mu muryango nyarwanda, aho ibwami hazaga imyaka y'amoko menshi yabaga yeze muri ibyo bihe azanywe n'abanyarwanda. Mu karere ka Gasabo wizihirijwe mu murenge wa Gikomero, aho abaturage berekanye ibyo bagezeho bikubiye mu musaruro w'ubuhinzi ndetse n'ubukorikori. Banemeza kandi ko ari umunsi wo kongera gufata ingamba ngo bagere kuri byinshi. Kuri uyu munsi rero umuganura hatwe nk'abahinzi hari icyo utwibutsa, niho twongera gutekereza ibyo twagezeho umwaka wose, tukongera gufata ingamba zo kwinjira mu kindi gihembwe gishyashya, twitegura kongera guhinga kugira ngo tubashe kugera kuri byinshi twifuza. Umuyobozi nshingwabikorwa w'akarere ka Gasabo Bayasese Bernard yibukije abaturage ko uyu munsi atari ukwibuka amateka gusa, ahubwo ko ari n'isomo rikomeye ryo gukomeza kubaka ejo heza y'igihugu cyacu. Ntabwo usigaye ari ukwibuka amateka cyangwa se byaranze umuco wacu gusa, ahubwo ni n'isomo rikomeye ridusaba gukomeza kubaka ejo heza h'igihugu cyacu. Nuko abaturage bacu bagombye kuba bameze, kubera yuko ari u Rwanda rwifuza kubakira ku muturage ushoboye kandi ufite ubushobozi kandi unatekanye. Niyo mpamvu tugomba gukomeza kurwanya ibyangiza umuryango wacu, ari byo birimo mumaze iminsi mubona nyakubahwa Vice Mayor, ingamba zafashwe mu gihugu cyacu zo gukomeza kureba ibintu bishobora kuba birimo kwangiza abaturage bacu, birimo kwangiza urubyiruko, birimo ubusinzi bukabije n'inzoga zitemewe. Umuyobozi wungirije w'umujyi wa Kigali ushinzwe imiturire n'ibikorwa remezo Dusabimana Fulgence nawe yashimangiye ko umuganura uhuzwa n'umusaruro ari w'igihugu gitegereje mu baturage, kandi ko atari mu buhinzi gusa ahubwo no mu yindi mirimo bakora. Yongeraho kandi ko kugira ngo ugerweho bisaba abaturage kugira ubuzima bwiza buzira ibiyobyabwenge n'ibindi byakwica ubuzima bwabo. Kugira ngo icyo tuganura ku musaruro twagezeho, kandi buri wese bitewe n'uruhande aherereyemo, bitewe n'umwanya akinaho mu kibuga, azana umusaruro utandukanye. Uyu munsi igihugu ntabwo kizamurwa n'ubuhinzi n'ubworozi gusa, kizamurwa n'ibikorwa byinshi n'umusaruro uva mu bikorwa byinshi bitandukanye. Bibaye ibyo nanjye ntabwo naganura uyu munsi. Ni byiza yuko abanyakigali cyangwa abanyarwanda muri rusange bumva yuko twese iki gihugu kidutegerejeho ni umusaruro mwiza, ariko kugira ngo tubigereho nuko icya mbere tugomba kubanza kugira ubuzima bwiza. Niyo mpamvu ibyo dukora byose tugomba kureba yuko ibyangiza ubuzima tubasha kubishyira ku ruhande, agira ubuzima bwiza, noneho tumusaba umusaruro, atanga umusanzu mu kwiyubakira igihugu, ariko ntabwo tuzawubona igihe tuzaba dufite abantu, ahubwo igihugu kigomba gutangaho n'ubushobozi buhari kugira ngo kibavuze, kibashakire ubuzima. Umunsi w'umuganura wizihizwa buri wa gatanu wa mbere w'ukwezi kwa Kanama kwa buri mwaka. Uyu mwaka wizihijwe ku itariki 7 Kanama. Uyu munsi uba umwanya mwiza wo gusangira umusaruro abanyarwanda bagezeho ndetse no kwishimira ibyo bamaze kugeraho no kwiha intego z'ibyo agomba kuzageraho mu wundi mwaka uri imbere. Aime Christian arakaza, Tivani mu murenge wa Gikomero mu karere ka Gasabo. Twari twabateguriye, ndabashimiye cyane mwese twayabanyemo. Jye mwari kumwe, nitwa Confiance w'Imbabazi, mugira ibihe byiza.